Acting Rwanda. Madamu Ange, now I got it. Kanda akanyenyeri. Isaac. Bite Isaac. Hanyuma nkwareje amafoto y'umudamu bita Ange. Niwe tugiye gukurikirana. Ndagira ngo bikore biri professional nko kumaze iminsi nkorera akazi. Ibi nabyo bikore neza kinyamwuga. Kuguraza kumpa feedback. Sawa sawa. We made this. Bishyire ku ruhande amababa ahinda utazavuga ngo kuko urebye hari ikintu cy'ingenzi nashaka yuko tuganiraho tuganiraho gifitiye inyungu hagati yanjye nawe sinzi uko byakire ariko I think yuko byari ingenzi. Okay? Bira ntangaza imbwe ngo ugiye kumbwira ikintu cy'ingenzi. Huye naho biratandukanye. Umusore? Of course. Okay, go ahead. Okay. Mperutse kuganira na mama kimwe na sister tuganira ku ejo hazaza h'umuryango wacu njyewe na sister na mama. Thank you. Tubona yuko ari ngombwa ko naba ngiye kuba mbana na Mere na sister kuko ahanini sister aba yagiye mu kazi, mama rero agasigara wenyine yishwe n'irungu. Kubw'ibyo rero kuko nta n'ikintu kinini pe mba nkora hano, numvishe byaba byiza kurushaho twabiganiriyeho yuko ntaba ngiye tukaba tubaye. So niwo mwanya agira ati gushimira kuri buri kimwe cyose wakoze, uburyo wandihiye, uburyo nta kintu nari ndi cyo kangira cyo. Muri make Imana izagukubire karindwi ku mugisha n'ibyo wangejejeho byose kandi n'iby'agaciro. Okay, ntabwo mvuze yuko tugiye gutandukana komuteri, dukomeza dukominikane, ariko ntabwo bigishobotse yuko twakomeza kuba mu nzima kandi nta muntu rero usohoye kabisa. Se umukasi. Yes. Ni ikihe kintu kibi nagukoreye mu buzima bwawe? Ntacyo. Ese kuba naragukunze ni ikosa nakoze? Nope, ntabwo ari byo mvuze. No, kuba Kasi ni ikihe kintu gitumye ushaka kuva muri uno rugo ukagenda? Kasi mufata nabi cyo kubera umuntu. Ariko nagushimiye. Si kuba icyo ushaka kunsiga. Iyo mpamvu ntabwo ari impamvu yumvikana. Please. Ese ibyo wakoze byose byari kugira tugumane cyangwa nuko wamfashaga Lucas. Okay, nyine n'umwanzuro twari twarangije kuwufata just kugira ngo mumenyeshe. Naho ubundi ibindi byo Luka. Ntabwo ariyo mpamvu ugiye.
Niye mpamvu? ntabwo ugiye kureba oxygen. Lucas, kuki ubugarura umuntu? Uwo muntu sinshaka no kumutekereza ubu ngubu hejuru y'ibintu byose byambayeho. Ureba ni sede y'ubuzima agenda yisubiramo. Ngaha nawe reba. Ubu ngubu ngo ntutwite. none ushaka kunsiga mwite? Urumva ushaka gukora nk'ibyo wakoze n'ubundi sede nyine yigaruka. Ni njyewe ubyara gusa, ni njye muhungu ubyara gusa. Ni ukuvuga ngo ni repetition, ni ukwirepeta. Umaze kuryamana n'abakobwa abangabo bateranaga. Wowe na oxygen. Ngize amahirwe nako okay, wenda si amahirwe. Ivuyemo. None ntago nshaka kuroha nkiri muto pe. Sibyo. Ntago nshaka kuroha nkiri muto. Nenda shaka kwiteza imbere, nkateza imbere na famille. Nta hari ariko ntago ikindi ubanza umbwire nimba ari ikiguzi ayo mafaranga nzashaka nyakwishyure yo kungira neza. No, listen to me. Ntabwo ibyo nashaka kuvuga gusa ariko nyine ndagutwite kandi ntabwo Reka iyo nda tuyikuremo. What? Yeah, tuyikuremo. Serious? More than serious. Lucas, iki cyaguhindura? Nta cyampinduye, ntabwo niteguye kubyara, ntabwo niteguye kuba papa. Mfite ubwoba bwabyo. Hari byinshi ntarashyira ku murongo. Nkeneye gusohotinga then after nkabona gutekerereza umuryango. Nanjye sinitekerereza ngo nuko ntabwo wahoraga umbwira ko kuba oxygen agutwite ari byo bintu wahoraga wifuza mu buzima bwawe. Yes, none mu gihe yanze kujya usubi gasozi bazumva yuko umugore wa mbere atabyaye ngo ahise ajyaho wa kabiri adashize kabiri. Ariko yavuyemo nayo ikirimo ubu ninjye ugutwite. Okay, decision nayifashe just kwa kumenyesha. Akose ko cyo ufite impungenge zo kuza hano uza wikandagira. Lucas, ni gute ntagira ikibazo ubundi utuye he? Rimwe mpubona hano rimwe hari mbona nyiri musanguja ubundi utuye he wundi? Ibintu byawe biracanganye, rimwe ngo ahangaha ahandi ngo hari maze biti ibintu byawe. Kutu iyo nyine numbona. So what? Numva aho ntuye cyangwa aho ntaha atari cyo kibazo cyaka turaje inshinga. Akazi nkageramo mu gihe hari rwe waza gutanga raporo ukakwambura bamari. Ako bujagaraye. Ubushatse kuvuga Buno nyine umeze nka ujagaraye, sinamenya ngo ndakubariza, sinamenya ngo ibyaye bimeze bite. Nkanga ngusanze sinamenya ngo ni wawe, ni wowe wasuye, ni kugeza n'ubunyasi nawe ngo bimeze bite. meze nk'itumanaho. Uritumanaho? Everywhere you go unsanga. Sibyo byaro cyane. Kuva nakumenya uvugishije ukuri. Kandi ndakeka yuko nta nicyo byabangama ku mikoranire yanjye nawe mu kazi cyangwa se ku mibanire yanjye nawe nyuma y'akazi. Okay? Ahubwo ikibanza numvaga twafokasingaho ni iterambere ryacu twembi. Ryanjye nawe. Okay, n'abandi bose. Oh yeah. That's true. So ahubwo nashaka kugisha inama. Byagenze biteze. Aho ntugahite wihuta uzajye utuzamo ufata kuko humeke. Sinize rero. Inshuti yanjye ari nacyo cyatumye nkuhamagara. Buriya gihoza umubona gute? Ubona ari umuntu yatunga nk'umugore cyangwa ubona mu mvugo z'iki gihe ubona nta diri murimo? Ariko Lucas, tuganire n'abantu bakuru, tuganire ibintu bifatika. Yes, of course, that's why I was asking you. Umaze gukura igihe urimo ndakeka atari cyo gukina. Gihozo ibintu byose yagukorera wese.
Gihozo yakuvanye iwanyu urabizi, warabuze ujya uko wiga arakwishyura kaminuza. Icyo kintu gitekerezeho banza ucyumve neza. Kaminuza noneho umukobwa urabizi muri Kigali ukuntu biba bimeze, arifata arihiringa arakwishyura university urasoza. Twibukiranye yuko ariko atabaga i Kigali, yabaga hanze, amafaranga hariya hari ukuntu aboneka kurusha i Kigali. Yego. Akora ibishoboka byose Lucas agushakira akazi. Reka nkubwire n'ikintu kimwe ntigeze nkubwira. Uzi ko aza hano ku kazi kugusabira akazi? Yaje agwe kuri brother wiwe. No way. Niko Gihozo yaje? Yaraje aratubwira mumfashe. Mfite musaza wanyu udafite akazi. Mumumpera akazi. Tuvuga ati nk'umuntu tuzi ibyo yakoze n'ibyo tuzi nyine nk'umukobwa ushoboye. Turavuga ati ntabwo twamwemera akazi musaza we. Kumbe yari sheri umugabo. Nawe usa nkaho atamwitaho n'aka kanya ugishidikanya ngo Gihozo watanze wate. Nagusabaga inama. Sibyo? Nta wundi muntu nagisha inama kuri ibi uretse wowe twirirwa. Lucas, nge iyo nkurebye nkabona nyine nk'ibintu ugishidikanya wibaza Oxy, wibaza ngo Gihozo, wibaza ngo se ngo harimo deal. Gihozo wamunganya iki muri iyi? Ntukageranye Oxy na Gihozo n'abantu badafite ahantu bahuriye. Mu mvugo z'iki gihundi twe dukoresha uri kugeranya indege n'isho. Ibyo bintu nta hantu bihuriye. Okay. Gusa yanshimiye ko namungiriye. Buriya baravuga ngo imfubyi yumvira mu nduru cyangwa mu rusaku. Ako bisa kose ari cyo nkuyemo ku cyumbwiye. Kandi I think ko mu gihe tubanye unzi na Gihozo umuziho. Nta kintu kibura muri runo rugo ku buryo ntakizana ko ngiye kujya mu mujyi. Umusesha mushiki wawe yahashye ibintu byose pe. Yahashye umva nta kintu kibura. Ariko isabune yayashe iyo imisoro zo muri dushe nasigayemo ntoya. Isabune yo koga. Ariko ibindi byose yabigerageje. Okay. Nta kibazo. Rero ndumva ntanyakananira iminsi kubera abakiriya barimo baraza muri iyi minsi nabo nabifuza yuko mbakorera. Nohereza ko undi mwana ugasanga barashaka yuko yaba ari njye ubuhari. Bashyara umukanishi uri bosi waho rimwe mbona wambaye amakoti ubundi nkabona ugiye wambaye ibisurubeti ubundi nkabona nk'uko nari mbikubwiye umukanishi bisanzwe cyangwa no ndi bosi ariko hari abakiriya mba naragize kera babifuza yuko imodoka yabo nta wundi muntu wayikoraho uretse njyewe. Rero nk'abo ngabo nta kuntu umuntu yaza aje gukoresha moteri ya miliyoni zingahe ngo umuhe serivisi mbi. Rero sometime hari igihe aba ari njye wikorera, hari n'igihe noherezaho umuhungu cyangwa se tugafatanya. Imodoka nsanze mwayikoze neza vrema. Twebwe buri ikintu abantu batuzi. Ikintu cya mbere twe dukora ibintu bifite karite, ibintu nyine biri ku rwego rwiza cyane. Mpamvu bakaba bacu nyine bagenda bakagaruka bagaruka. Ariko n'ubuzima busanzwe ugira utujuga. Oya. I like it. Oya niko urumva iyo abantu bakora ibintu nyine bidasanzwe nabo baba babizi. Ariko muri iyi kampani noneho nanjye kujya nkoresha. Cyane muri abantu b'abasirimu murasa neza muri etike ntabikunze cyane. Murakoze cyane. Vrema. Uzashake n'akanya by the way dusangire. Ntabwo nabyanga kabisa. Abyemeye. Nonese ahubwo ko ntaheruka kubona mushiki wa Lucas. Mushiki wa Lucas? Ntangaruka kuza mu kazi. Lucas afite mushiki we ukora ku kazi kacu? Ese ntabwo ubizi afite mushiki we n'umushiki wanjye cyane. Umushiki wa Lucas dukorana? Manager wanyu. Kurumva ari bishya mu matwi yanjye mushiki we ntabwo muzi ku kazi. Gihozo. Gihozo se mushiki wa Lucas? Ndumva bitandukanye nuko njye mbizi.
mama uzi ko ejo bundi nari nambaye igisubeti nyine ngiye mu kazi ngiye kubona ako nimba nararotaga ku manywa ntanaryamye simbizi ngiye kubona mbona imodoka iri mu bwoko bwa pikiniki ahari mbonamo oxygene n'umuryango we oxygene kandi ngiye kugarura ubwenge nirukanse ngo ngiye kuyikurikira wenda mbe namusuhuza yarenze urumva ntabwo nasiga imodoka ubonaga ari kumwe na nyina se n'abandi bo nabonye ari kumwe na nyina na wa muvandimwe wiwe ariko ndiruka ubundi hari icyo ushaka kubaza ibyo umva barakurirwa muhati ibibazo bya buri munsi umaze gukura ubundi gahunda ufite iyihe gahunda yo gushaka umaze gukura ugomba kuba kuba uzakomeza bakobwa umunsi w'iki umunsi amahirwe nawe uko ubizi ibihe byarahindutse ntabwo umuntu agipfa gushaka gutyo gusa kandi ntabwo nakwishimira yuko nashaka ejo nkongera nakubwira yuko nashatse twatandukanye so kubw'ibyo mba mbitekerezaho yego ariko ni nk'uko haba hari amahitamo nk'ubu oxygene niwe mu mwanya mfiteho gahunda ndende nawe sheri wari ukaze guteze njyewe mba nzi ko ari musaza we mbona basa ubona basa njyewe rero bitandukanye nuko mbizi Lucas ni sheri wa Gihozo apana mushiki we Jesus Christ so weird urabizi neza ahubwo mushiki wa Lucas njyewe nzi ntago ari uko kazi uretse ko tutaranahura ariko nta nubwo dukorana nta nubwo abina kabisa ni umuntu wibera mu zindi business ziwe ntago abina ntabwo nari mbizi n'ibyo n'ibishya mu matwi yanjye wow gusa numvaga ari abavukanye ndumva ntunguwe nanjye ndatunguwe kabisa ko banzi ko ariko anyway reka tureke kubyinjiramo cyane ariko njyewe icyo nzi cyo ni uko ntago ari abavandimwe ahubwo ni sheri umwe ni sheri wundi okay perfect nabyo birumvikana hanyuma konfi nyine nishyuye kuri reception ariko ndabatereka gushimira by'umwihariko wakoze cyane nyine wampaye serivisi nziza uri umwana mwiza murakoze cyane natwe turabashimiye ahubwo twizere ko n'ikindi gihe muzagaruka mu gukoresha uravuze mwifuje ko imodoka yanjye izajya ipfa buri munsi oya nawe urabikabirishije kuri nirwe urumva twebwe nyine tuba dushaka nyine amafaranga urumva business yose gukora bumva nyine ushaka ko uko byamera kose bahore bagaruka nubwo yapfa nta kibazo kugira ngo ukomeze ugaruka hari ibintu abakanishi bajya bakora ugasanga akoze ikintu kimwe yishe ikindi minsi biragaruka oya twe ntabwo ari uko dukora twe ntabwo ari uko dukora uzabibona imodoka yawe uzajya kuyigarura ahubwo dukumbuye uvuga ati reka nze mbirebere uje no kureba ko nta tundi tuntu twagize ikibazo buri umwe mu mpamvu zatuma ngaruka nzanza no kumenesha amavuta hano n'ubundi thank you bajya gukoresha amahirwe nk'uko yabonye ntabwo gutinza ndakuduropinga no mu rugo reka tugasangira ka kofi ukabona gutaha kuko of course yaranamwitiye kandi namukundaga pe ariko ikibazo ubu nta kanunu k'umwana yewe na oxygene n'ubwonko bwe ariko namubonye nta makuru ye nzi pe ushaka no kuba nashaka kwinjira mu bibazo byawe ariko njye nabonye yari afana ndagukunda cyane cyane no mama ko ntekereza ko n'ibibazo byose mwagiye munyuramo umuntu namubwiye ntazi ko ntameze aho se nimba oxygene yanagarutse iwabo kuki ijoro ko afite nimero yanjye kujya atampamagaye ko shaka ukabura abantu tubareke pe simashaka no kubatekereza hagati aho ngaho ndashaka kuri visite kuzajya gusura petit frere ubwo se bandi tuzajyana nimba uri ready nta kibazo nshaka guhamagara animateri nkamubaza nimba akamumenya tukavugana ibyo akeneye akaba ari byo namushyira ejo yamvugishije twashimye animatrice wawe yamvugishije mbwira ko ameze neza ariko namwe ko tuzamusura
kuri visite turabona. Nenda ukubwira turanyana n'abana baba basakuza cyane. nabyumvise ariko wanze ari uko ari muri vakansi ahari. ahubwo bisaba bavuye ku ishuri. Okay. Numvaga nkumbuye nyine kuza nkabareba nkareba ukuntu mumeze barahindutse nimba ari iminsi maze tutabonana ariko ndi kubona warahindutse ariko uracyari mwiza nka kera. Yego. Urakoze cyane. Gusa ntiyabaye mwiza cyane. Ibyo ntabyo kuba mwiza se kuba mwiza nyine ntabyo mba mbona ntabyo. Oya wabaye mwiza cyane urakura. Imyaka ingahe umaze hariya niyo itumye ingano? ariko uretse ko ntanakuze cyane Imana ntabwo nakuze cyane. Wenyine ntabwo uba wibona ariko twe tuba tukureba. By the way papa twari twavuganye nimugoroba yari yambwiye ngo musuhuze nari namubwiye ko nyine twabonanye arambwira ngo mbasuhuze cyane ngo nawe arabakumbuye. Ameze ate se? Ameze neza uretse ko nyine mu gihe cyashize yakoze impanuka yari atwaye igikamyo kiramugonga ariko ntabwo biri grave kuko ni ku kuboko yagize ikibazo ku kuboko bwamushizemo sima. Ushaka turamushora. Urumva Ikibazo muri cyo namenyesha kwera. nakundi ariko uretse ko nyine hari abantu bari kumwitaho. Ariko ari kumera neza basi. Ari kumera neza. Imana ishimwe. Umuhungu wawe rero Lucas ese mujya muganira? Turaganira ariko muri iyi minsi afite akazi ntabwo ari kuboneka cyane ariko kenshi nyamuganiriza. Ameze ate se? Ntabwo mumeranye neza? Oya nta kibazo wese ko tuba turi abaturanyi gusa nta kindi nyine no kuba ari inshuti yanjye kuva kera tukiri abana. Ese ubundi tutose yanyu mumeze gute nyine muracyakundana? Nyine Lucas ashobora kuba afite ikibazo sinzi gukundana byo nyine iyo ngerageje kumwereka nyine amarangamutima yanjye kumwereka ukuntu niyumva kuri we nyine mbona ameze nk'umuntu ufite ikibazo kindi ariko njye naje kubona ko adafite ikibazo gusa ahubwo ashobora kuba ari na turo muri mugore yamuteye. Ibyo byo wenda bibona kuva yahura n'uriya mukobwa ubona ko yahindutse cyane kandi ndanabyumva ndabona ko utaruhara ariko yaciye mu bintu byinshi bigoye rero kuba yahita agaruka biragoye ariko nzakomeza muganiriza. Nakubeshye nyine Lucas nta kuntu namukorera ibintu nka biriya utekereza ko ibintu byose yabikubwiye mukorera yaba kumufasha mu bijyanye n'imyigire yaba n'ubu ngubu akazi ari gukora n'ibindi byinshi ntabasha gusubiramo no kuvuga bya buri munsi ntabwo nabikora ntamukunda. Lucas ndamukunda ariko nyine aragoye mu marangamutima ye kumukura muri uriya mugore biragoye cyane. Sinzi ikibazo afite ubanza ari uko wenda habi ariko ubanza uriya mukobwa yaranamuroze kuko ntabwo mbyumva. Ku muroga wenda ntabwo twabihamya aka kanya ariko nzamuganiriza kandi abizi ko hari ikizahinduka ajya akunda kunyumva nyine nanjye kuva yabaye ibibazo nirinda kumubwira ibintu byinshi kugira ngo atabona ko wenda naba amutegeka cyangwa se naba mwinjira mu buzima ariko nzamuganiriza uko nshoboye kuko urabizi ndagukunda kuva kera mukundana kandi adukorera ibintu byinshi cyane rero ntabwo nabyirengeje akanya kandi ndaguha icyizere cy'uko hari icyo bizatanga. ubwo ariwe bimbwiye w'umubyeyi upfa kuba umukunda we gusa kumukunda bwo ndamukunda n'isi yamanuka cyangwa se bakambwira ngo isi imanuke hasi nako ijuru rijye hasi isi izamuke mu kirere
njyewe nakemera kubirindukana n'iyo si n'ijuru nkagendana nabyo ariko ndi kumwe na Lucas nyine